nta gitangaza kirimo cyangwa se cyaba kirimo ndamutse mbabwiye ko mwese munkurikiye aka kanya atari ko muzagira amafaranga menshi. Ntunyumve nabi kuko mwese cyangwa se twese ntabwo dutekereza kimwe, ibitekerezo byacu si kimwe uko dutekereza. Ese wigeze wiyubaza ngo abakire cyangwa se abazaba abakire bakagira amafaranga ahagije rimwe na rimwe akenshi azanarenga nayo babaga batekereza bo ubwabo nk'abakire b'icyo gihe? Wigeze wibaza ngo baba batekereza bate? Nibihe bitekerezo biba mu mitwe y'abakire? Muri iki kiganiro reka twige gutekereza nk'abakire, intwaro y'ibanze igiye kudufasha kugera kuri byinshi mu mezi make agiye kuza imbere. Reka tuyibikeho. Ntubite ngo ukorera ngahe cyangwa se nta kazi ugira, icara hamwe ndabizi uzanshimira mu minsi igiye kuza. Ibuka ukora subscribe ushigikira iki kiganiro. Ubuzima tubamo buragoye kandi uko bugenda gucya burushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Ucuruze nabi ntiwamenye iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi twungukira mu kiganiro agatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ni amasomo 10 dusanga mu gitabo cyitwa How Rich People Think cyangwa se uburyo cyangwa se ni gute abakire batekereza, cyanditswe n'umwanditsi Steve Siebold. Ngo niba ushaka kuzaba umukire cyangwa se kuba umukire, ni igitabo tangira utekereze gutya. Ngo abakire bizera ko aribo bagenzura icyerekezo cy'ubuzima bwabo, ntibizerera mu kuba ubukire bwabo bushingira ku mahirwe, ahubwo bizerera mu gukora cyane. Mwumve neza ukuntu benshi tubayeho mu buyobe. Ngo bizera ko aribo bashinzwe ubuzima bwabo kandi bakizera ko aribo bazigeza ku ntsinzi yabo y'ubuzima, ndetse ubukire bwabo bakumva ko butazaturuka cyangwa se buzaturuka cyangwa se bugaturuka mu gukora cyane ndetse no guhanga udushya. Sibyo? Ni bangahe mutekereza gutya rero aho kwibera muri betting cyangwa se imikino y'amahirwe? Ngo batekereza ko bagomba guhora bashaka inzira zose zishoboka bakongeramo ubukungu bwabo n'amafaranga binjiza. Ntibaba aho ngaho ngo banyurwe na twa duke binjiza, ahubwo bashakira hasi hejuru, iteka bashakisha amahirwe mashya abyara amafaranga. Ubwo ni uburyo bwa kabiri batekerezamo. Reka tube abakire mu bitekerezo nako bo muretse gato. Mwebwe mwicare hamwe bahereze amasomo y'ingenzi y'ubuzima. Ni mu kiganiro agatabo. Ntibatinye gukora ibintu bibateye ubwoba bwo guhomba, bipfa kuba bizabyara amafaranga. Ngo nta kintu cyiza wakunguka nta gitambo watanze. Hanyuma ngo bo bakora imibare. Ntibapfa gukora ibyo bintu cyangwa se ibindi byose bahubutse. No, iryo jambo rivuze ngo hoya, bakora imibare. Ibyo bita calculated risks. Abakire bahora biga, bihugura kandi biyungura ubumenyi. N'ibitekerezo by'abakire nibyo turi kuvugaho. Bazi neza ko isi ihora ihinduka, uko yari mu myaka 50 ishize siko ikiri uyu munsi. Ibyo byo twese turabizi, haba abakene cyangwa se abakire. Ubumenyi bwabo bashishikarira kubwongera no kubuvugurura. Ibitabo barasoma kandi amahugurwa sinakubwira barayitabira. Ngo ntibifata cyangwa se ntibafata imyanzuro bashingiye ku nyungu z'agahe gato. Urugero, mu gufata imyanzuro yabo bagendera ku buryo iyo myanzuro izabagiraho ingaruka mu gihe kirekire cy'ahazaza. Abo ni abakire. Igihe cyabo n'amafaranga bakitaho, ngo kandi bazi neza umumaro wo gufasha abandi. Abakire benshi uzarebe babakire koko, akenshi uzasanga baba bafite ibikorwa byungukirwamo n'abandi, ibigo by'amashuri, ababavanaho akazi, ibiki n'ibindi byose watekereza. Kuba uri umukire bifite umumaro cyangwa se bigira umumaro iyo hari ubungukira cyangwa se iyo hari uwungukira muri ubwo bukire bwawe. Ngo ntibatinye gukora ibintu bidahuye n'iby'abandi ndetse ntibakurikira inzira za benshi. Ni abakire bo bizera mu gukora ibitandukanye ndetse bagakurikira inzira zabo bwite. Ni abantu bazi gushyira ahazaza habo mu buryo bwumvikana, bakasobanura ku buryo intego zabo zahazaza ziba zifite icyo zivuze. Bazi neza icyo bashaka kuzageraho, ibiri ngombwa ndetse n'ibitari ngombwa gukorwa. Ngo ntibagendera mu buzima bwa bigiyo bigiye. Ibyo bazageraho baba bafite ndetse barashyizeho uburyo bazabigeraho. Ngo abakire bahora biteza imbere bo ubwabo ndetse na business cyangwa se ubucuruzi bwabo. Niba ushaka kuba umukire mu buzima bwawe ubundi ngo ntuzanyurwe, upfa kutazagutera ishyari gusa, ishyari ribi. Ikintu cya nyuma dusorezaho nuko abakire burya ngo batajya bava ku ntego zabo ndetse ngo bacike intege mu gukorera ibyo bazageraho. Bazi neza ko kugera ku bintu runaka bisaba igihe, kandi uretse n'ibyo ni ibintu bizagutwara imbaraga zo kubikorera. Ngo ibanga bagenderaho bahozaho cya gihe byanze ndetse
biri kugorana hariya niho batinda bagashyiramo akabaraga. Ni ibitekerezo, imitekerereze y'abakire. Amasomo twakuye mu gitabo wakwigiramo byinshi, ndetse wakurikiza izi nama cyangwa se uramutse ukurikije aya masomo, ni ibintu byagufasha kureba imitekerereze ndetse n'imico igufasha kugera kuri byinshi muri ubu buzima, kandi ukagira amafaranga, atari amafaranga gusa ahubwo menshi. Reba ahagana munsi y'iyi video rero ukanda handitse ijambo subscribe ushyigikire iki kiganiro, ubundi uzajya unabona ubutumwa buri uko dusizeho video.